Ndabasuhuje abakurikiranye Green Apple Studio mu isomo rya Photoshop. Hanyuma mushobora kuduhamagara mufite ikibazo cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ukoresheje nimero 0781299631 cyangwa se ukatwandikira kuri page yacu ya Facebook Green Apple Studio. Hanyuma ushobora no kutwandikira kuri email habumugishapaul7z@gmail.com. Aya masomo rero muzajya muyakurikirana buri munsi, hanyuma hari n'andi masomo menshi tubategurira nk'isomo rya Word, Excel, PowerPoint, no kwiga gutunganya video ukoresheje Premiere n'andi masoftware tuzagenda twiga. Iyi somo rero rya kabiri rya Photoshop ni twabivuze mu ryabanje, tugiye kurebera hamwe ukuntu twakwinjiza something cyangwa se iyindi image muri Photoshop. Ushobora gukanda hano hanyuma ugahita ubona ama pictures atandukanye. Iyo ukanze rero kuri image ushaka irinjira, yita izina ryayo rihita riza ahangaha, hanyuma ugakanda open. Ushobora rero no gukoresha shortcut nk'uko nabibabwiye, Ctrl+O, ugahita ukirika hano ugakanda open. Murabona image yacu irinjiyemo ahangaha, ariko ihita ifata umwanya wa kabiri. Hano dufite ya background twakoze mu isomo rya mbanje, hano dufite na image twinjijemo. Reka nse nukora review gatoya ku isomo twabanje. Avuze ko ushobora gukanda Ctrl+N hanyuma ugahitamo niba biba umweru cyangwa se biba ino background color, ugakanda OK, ugahita uzamura. Iyi foto yacu iyo dushaka kuyishyira kuri background dukanda ahangaha kuri move tool. Ushobora no gukanda shortcut, ukanda V hanyuma ugaholding left click, wakanza cyangwa se ugakanda ukagumisha kuri left click ukazamura. Icyo gihe uri kuzamura ugenda ubona turiya tubare duhinduka turi kuri percentage, hanyuma ukaza kuri ka image ya name ya image twa creatinze ukarekura. Iyo irekuye rero ifoto yawe ihita ijyaho ahangaha cyangwa se iyindi image. Reka ngaruke gatoya kuri iyi part cyangwa se kuri aha iki gice. Iki gice rero kigenda kikwereka ibirimo gukorerwa ahangaha, kikagira n'ama settings yandi ushobora kugira icyo uhinduraho kuri image iri gukorerwa ahangaha. Mbibutsa ko iyi ni workstation cyangwa se aho preview y'ibyo turi gukora. Hano rero ya paper twahisemo y'umweru kuko ariyo twashyizeho bwa mbere, niyo yabaye background. Hanyuma kushe ya kabiri niyo yabaye layer 1. Layer 1 Photoshop igenda ikora ku bintu bijyanye n'amalayer. Ni ukuvuga ngo iyi layer dushyizeho tunashyizeho n'indi yaba layer 2. Ushobora rero iyi layer kuyita izina igihe ukiritse double click ahangaha, ushobora kwita izina, kwita my picture. Ubwo tuba tuyise izina kugira ngo nituza gushyiraho ibindi bintu bize kugenda neza. Double click my picture, wenda nongereho rimwe. Hanyuma iyo ukanze kuri iyi foto hano bahita bakwereka utuntu ushobora guhindura. Hani opacity, ushobora kugabanya uburyo igaragaramo cyangwa se ukagabanya icyo bita fill. Nabona ko igenda ibura. So ikindi nuko ushaka kureba uburyo byari bimeze mbere, ako ka layer ushyizeho katarajyaho ukanda kuri aka kajisho kakagenda, cyangwa se ukaba wanakanda no kuri aka, ubona ko background iba yagiye.
So hano hari utundi tuntu twinshi twa adjustments tuzagenda tutureba natwo. Hanyuma iyi foto yacu rero twinjijemo, dushobora no kwinjiza indi, tukanze control O tukinjiza n'iyi ngiyi. Iki gihe nayo dushobora kuyishyira aha. Noneho ngiye kubereka uburyo ki twayishyira kuri iriya background dukoresheje shortcut. Ukanda control plus A ugaselectinga, urabona ko biselectioniye aka image kose. Ukanda control C, ubwo ni copy, turayikopiye. Nyuma warangiza ukaza hahandi ushaka kuyishyira, ugakanda control V, ubwo turayipestinze. Urabona ko ibaye layer ya kabiri. Twibuke ko twavuze ko ikanze double click baguha access yo kwandikaho. Ubwo ndandikaho my picture, nandikeho tu. So nshobora kuba nshaka kureba iya mbere uko imeze, cyangwa se nkareba iya kabiri gusa. Nakoresha buno buryo kugira ngo twagiye tubureba. Hanyuma iyo ndacyari kuri move tool, shaka kugira ngo nyiringanyizeho. Iyo icyo ushaka gukoraho modification cyangwa se icyo ushaka guhindura ugikandaho hano, cyangwa se ugakanda right click muri image hagati ugahita uhitamo. Nimpitamo ndaba na accessinze akangaka, niba nzamuye ndaba ariko nzamuye. Nshobora rero kuba nshaka ko iyi foto iza kuza ikagaragara hano hasi igice kingana gutya, iyi ngiyi ikagaragara igice kingana gutya. Iki gihe rero urabona uko tubigenje, ndakilitse ndi muri moving tool, nkazajya holdinga nkazamura cyangwa nkamanura. Ndi muri moving tool nshobora no gukoresha shortcut. Nkiritse iya kabiri akanda arrow imanuka kugira ngo bimanuke, cyangwa iyizamuka, cyangwa iyitambika iburyo cyangwa ibumoso. Ngira ngo ku ma keyboard yanyu murimo kubibona ko izo arrow ziriho, imyambi ireba hejuru cyangwa hasi. Isomo rya kabiri ryo kwinjiza image cyangwa se ifoto muri Photoshop rirarangiye. Hanyuma turaza kuza dukurikizaho, iri naryo rijya gusa naryo, turaza kuza dukurikizaho uburyo ushobora gusevinga ifoto yawe cyangwa se ibyo wakoreye muri Photoshop.